nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubasa urugo. Bavandimwe, mukuri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu, Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Nkuko mubibona rero, uyu munsi noneho dufite umutumirwa. Dufite Père Tito hano kuri Centre Christus, ni umupadiri w'umuyezuwiti. Tugiye kuganira ku buzima bwa mutagatifu Ignace wa Loyola nk'uko mwabisabye muri benshi. Reka nk'uko bisanzwe mu kiganiro cyacu tutangize ikimenyetso cy'umusaraba. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri, ndabashimiye cyane ko ari umwanya muduhaye, mukamuhaye n'abakunzi b'ikiganiro ibirari by'ubutagatifu bafite inyota yo kwitagatifuza no kumenya Imana kurushaho. Rero dufite ingero z'abatubanjirije uyu munsi, kuko mwabitwemereye tugiye kuganira kuri mutagatifu Ignace wa Loyola, ari nawe washinze umuryango w'abayezuwiti. Ese mwamutubwiraho iki mu bwana bwe, ko yakuze, ni muntu ki? Ignace wa Loyola akomoka mu gihugu cya Espagne, akaba mu bwoko bw'Ababaske. Ese burya bagira ubwoko bwinshi muri Espagne? Bimeze nk'Abacatalani, nk'Ababaske, amoko menshi bitewe n'aho batuye, bitewe n'ururimi bavuga, ariko ururimi rubahuza bose ni icyesipanyol. Iwabo rero bakomokaga mu gice cya Basque. Ignace yavutse mu mwaka w'1491, avukira muri icyo gihugu nyine muri Espagne, mu gice cy'iwabo cya Basque. Abura umubyeyi we, mama we, akiri umwana muto cyane. Ise amushakira umumama wundi umwitaho, umwonsa, ariko ntibyamubujije gukura. Yari uwa nyuma mu bana 13 ngira ngo ise yabyaye. Birangira agiye mu miryango yabo ikomeye, no agiye n'ibwami. Yagize uruhare runini cyane mu buzima bwa gisirikare n'ubwa diplomasi mu gihe cye. Nuko naho wenda nahera mbabwira ko yari umugabo ukunda icyubahiro, uzi kukirwanirira, umugabo w'intwari. Abantu bari babimuziho. Rero ubwo no kuvuga ngo niba yagiye mu bya gisirikare ashaka kuba umuntu ukomeye, urumva ko umusirikare udasanzwe. Njya mbona amafilime y'icyo gihe, abantu b'icyo gihe, abashevaliye, abantu barwanirira rwose ibihugu byabo, bakamenera amaraso n'umutima wabo wose. Ngira ngo ari muri abo ngabo. Nuko yari ameze pe. Yakundaga icyubahiro, ari icye, ari icy'umuryango we, ari icy'igihugu cye, ku buryo yahoraga yiteguye kuba yapfaho kugira ngo asuzugurwe. Naho rero Imana yamusanze. Yasanze, Imana yahuye nawe. Ignace yakomeretse cyane, ari hagati y'urupfu n'umupfumu, niko bavuga. Nyagasani aramurinda, abaho. Maze igihe bamaze kumubaga,
ukuguru kumwe gusa nuko ari kugiye gucika. Igihe yategereje gukira, yarakomerekeye ku rugamba. yakomerekeye ku rugamba. Yanze kuva ku izima, akomereka, maze gukomereka ku rugamba rurahagarara nyine nta kundi. Nuko noneho arwanye rero, nako arwaye, arembye, yahawe amasakaramentu ya nyuma, Imana iramukiza, hanyuma ategereza gukira, maze igihe kirekire cyane arwaye adashobora guhaguruka. Ikindi nigeze kumva ko ngo yakundaga Mutagatifu Petero cyane, kandi ngo kaba n'ubundi icyo gihe ategereje urupfu, abaganga bose namubwira bati tutegereje ikimenyetso cy'uko ugomba kubaho. Hari umunsi wa Mutagatifu Petero na Paulo, ni uwo munsi rwose bavuze bati uyu muntu nimubona atorohewe mu gicuku mumenye ko ibyo bihe birangiye. Umva n'abantu babagaga umuntu nta anesitezi, nta byangombwa n'iki. ikinyejana cya 16 ikinya cyari kitarabaho. Eka da. Barabaraga cyane. Akihangana. Nicyo batubwira muri kiriya gitabo cye kivuga uko yabayeho. Bararibwaga ariko ntagire ikintu avuga, ntatake, ahubwo agafunga ibipfunsi, agashingira iryinyo ku rindi, nuko yateye. Ariko icyiza rero ni uko aho hantu yababaye cyane niho Nyagasani yamusanze. Ariko kandi ikindi gitangaje ni uko nshaka gutsindagirwa ukuntu yari azi kwihangana, ngo narubwo yabazwe inshuro imwe. Iyo ntekereje umuntu abagwa ari mu Kenya akumva kwihanganira izi nkurikizi zabyo, kandi Kenya kimushizemo akumva birakomeye, natekereza ko abandi babagaga nta kinya, kandi ngo kabagwa inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, ndetse ngira ngo niya gatatu yabaje kuba ngira ngo shije esthétique kugira ngo byari byarakosamye bigaragaza nabi babikosore. Ibyo byose agashinyiriza. Ntekereza ko afite ukwihangana kudasanzwe uriya mugabo. Nuko yateye. Yari intwari nk'umuntu. Nuko mwari muri kumbwira nyine ati naho Imana yamusanze. Naho Imana yamusanze. Atangiye gusa n'uworoherwa ariko akiri ku buriri, adashobora guhaguruka kubera ko yaraziritse kugira amagufa adahungabana. Nibwo yashatse ku igitabo cyamufasha mu byo yaramenyereye by'icyo gihe, ibitabo by'inkuru barabibura. Barabibura kwa mukuru we, noneho bamubonera ibitabo by'abatagatifu n'igitabo kivuga amateka ya Nyagasani Yezu Kristo. Nibyo bamuzaniye. Agomba kuba atangiye kubisoma bitamushimisha, ariko kugeza aho biramuryohera cyane, akabisoma yamirwa, none akaza gutekereza ibintu bisanzwe, amakuru yabayemo, ibintu yabayemo mbere. Wenda n'inzozi zazaza yari afite icyo gihe zo kuzamura ukomeye. Wabisomye pe. Akaba muri ibyo bikagenda rero bisimburana. Hanyuma biza kugeza igihe yumvise ko ibyo bitekerezo bivuye mu by'isi yabayemo n'ibyo yifuza kubamo, n'ibitekerezo yagiraga bivuye ku buzima bw'abatagatifu, ubuzima bwa Nyagasani Yezu, yasanze inkurikizi atari zimwe. Ibivuye kuri Yezu Kristo n'abatagatifu byamuhaga amahoro yuzuye, amahoro aguma aho ngaho akamara igihe, naho ibindi yabibagamo ariko yabivamo kumva agasigarana umunabi. Akantu k'agahinda gasa n'umuntu washyize mu bwenge bwe mu mutima we ikintu kitari cyiza. Naho yahereye yaravuga ati usiko burya hari ibitekerezo bitwegereza Imana n'ibitekerezo bitatwegereza Imana. Hari ibituruka ku Mana, ibyo bitanga amahoro. Hari n'ibituruka ahandi, bituruka kuri Sekibi. Ibyo ngibyo ntabwo bituganisha heza, nta mahoro, nta munezero biduha. Niyo ari igisho biba ari by'akanya gato cyane. Akanya gato cyane biba byihuta. Iyo ni inyigisho umuntu yavana muri mateka ya Inyasi ya mbere, nicyo kintu yavanyemo, noneho atangira kuba attentif.
ku bitekerezo agira, ari ibivuye hanze ari ibimuvuyemo, agakurikira kugira ngo amenye inkurikizi yabyo, ibimuzanira amahoro arambye y'umutima, ubwo akavuga ati bivuye ku Mana, ibituma amererwa nabi ajya mu bintu bitari byiza akamenya ko bivuye hari igihe kandi biza binashashagira nabyitwaje n'izina ry'Imana cyane, ari ubuye kandi ari ubuyobe, wano ugasanga muri ako kanya ufite amashara uragarumana, ariko nyuma y'igihe gito ugasanga byari kwibeshya bigasigara vide. Donc nuko rwose nuko yabyumvaga. Rero ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane, ni inkunga ikomeye cyane Nyagasani yamucishijeho kugira ngo itwigishe gushishoza amaroho, uburyo hari roho nziza na roho mbi. Nuko mu ntangiriro ye byari byoroshye, nuko yabibonye, nta mashuri menshi yarize, ariko yabyumvise atyo ahitamo ikimuha amahoro. Nakundi ikindi kintu rero cyamufashije muri iyo myaka ye ya mbere yo kumenya Imana, hari ikintu gisa n'ibonekerwa yagize. Umunsi umwe rwose yagize gutya, abona imbere ye, kandi yarasinziye Yesu kurota, abona ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya akikiye umwana Yesu. Iyo shusho rero yamuhaye amahoro mu mutima we, yumva akunze Nyagasani Yesu, yumva akunze umubyeyi we Bikira Mariya, yumva azinutswe ibintu bibi yabayemo mbere. Ko yatangiye amateka mashya. Uwo akibona iyo shusho byabaye ibintu bishya kuri we, amateka yarahinduka, kandi kuva za ngeso zitari nziza yabagamo mbere yahise azizinukwa burundu, kugeza igihe Imana imuhamagariye nyuma y'imyaka myinshi cyane. Padiri mutarakomeza, munyibukije ibyo abandi batagatifu nabo bagenda bavuga muri iyi nzira igana ubutagatifu twese tuba dushaka kunyuramo kuva tubatijwe. Usanga iyo umuntu icyo bayihurizaho, wenda tuzanabageraho aho tutarageraho muri bino biganiro, ari mutagatifu Yohani w'umusaraba, cyangwa se Tereza wa Vira, cyangwa Tereza wa Yezu, cyangwa se Tereza mukuru, mwita amazina menshi kuko tubabona nk'abatagatifu bo muri Karumeli cyane. Usanga ari abantu bavuga yuko mu nzira igana Imana hari igihe umuntu akoresha imbaraga ze bwite, kibabaza, agasenga kenshi, akavuga amashapure menshi, amadevosi akayavangitiranya rimwe na rimwe, akagira gute, akakora ingendo nyobokamana, agakoresha imbaraga z'umubiri na roho, ariko akumva ntarimo agera ashaka kugera, kugeza igihe Imana ubwayo itabara, ikaza rwose nk'akayaga gahuhera, ikazana ituze, ikazana noneho ugasanga bya bintu byakuvunaga bisigaye byikora muri wowe, ugasanga za mbaraga wakoreshaga ntizikiri ngombwa, ugasanga Imana nkahisa nkayo gutanga imbere. Ngira ngo iyo shusho ya Bikira Mariya ateruye Yezu ni urugendo rushyashya rwo wa pasive, ko kuntu ugenda uyobowe n'Imana ubwayo, atari wowe imbaraga zawe zisa nkaho zacishijwe bugufi. Imana isa nkaho gucisha bugufi, kabuti rekeraho hasigaye n'ahanjye hari. Urumva bigenda gusa twa parallelisme, niko mbyumva. Urumva une vision, kubonekerwa nta ruhare abifitemo, ni mpuhwe, ni imbabazi, n'urukundo rw'Imana rwonyine ruba rumwigaragarije, rugatanga rero kuko umunezero uri aho ngaho. Ntabwo ari résultat ou fruit de ses efforts personnels, oya ni Imana ubwayo. Inyasi nyuma igihe cyarashize ko zakomeza urwo rugendo, hari ikintu azita consolation sans cause. Ni nko kubona Imana, ni nko kunezererwa biturutse ku Mana yonyine. Nta handi hantu biturutse ku Mana, nta kindi kintu kivanzemo n'Imana ubwayo yonyine imukora icyo ngicyo. Ngira ngo
muri iryo bonekerwa niko byamugendekeye agitangira imirimo ye n'Imana niko nabivuga. Wow. Ndumva yagize amahirwe rero kuva icyo gihe amateka mashyashya aratangira, urugendo rutangira kusa nkaho noneho abona aho ari magana ntabwo atavunitse, abona ko Imana imutabaye, ingeso zari zimugoye zicitseho bitamu mbese ari Imana imufashije niko navuga. Ni nabwo yatangiye gushinga umuryango w'abayezuwiti. Oya, nta nubwo yabitekerezaga icyo gihe. Urumva nta mashuri menshi yarize, ariko ikintu yumvise muri we ni uko agomba gufata icyemezo noneho cyo kuzinukwa ubuzima butarimo Imana yabayemo mbere, noneho akegukira Imana rwose. Kuzinukwa ubuzima bubi we yumvaga agomba kuhongerera ibyaha bye, akajya ahantu abirwanya, agaragariza noneho Imana ko ahindutse, kandi yumvaga ko yabigeraho nko ku mbaraga, ku bushake bwe gusa. Niko yabyumvaga mu ntangiriro, atibaza uburyo abatagatifu bwabo babaye bashaka gukurikiza, atibaza uko Nyagasani Yezu yabayeho. Yumvaga ibyo bakoze nawe yabikora, kuko yumvagamo ubusore n'imbaraga zo kubikora. Urugendo rero azakora ruzamwereka ko ntacyo ushobora gukora cyiza utagihawe n'Imana. Ariko Imana nk'uko mu Kinyarwanda babivuga ifasha uwifashije. Azumva ko umuntu agomba gukora icyo ashobora cyose, gukoresha imbaraga zose Imana yamuhaye, hanyuma Imana igashingira kuri ibyo, noneho ikamuha umunezero wa roho ibimwifuriza. Ubwo rero nibwo yatangiye kujya gushaka ko yaba padiri. Ubwo avuye aho iwabo, nyuma rwose y'iyo viziyo yafashe inzira, aravuga ngo ubu jyewe nzagenda n'amaguru mve iwacu muri Espagne, ngere mu gihugu Nyagasani Yezu Kristo yabayemo, harimo ngaruki. Yafashe icyo cyemezo, kandi urumva kugura bari barakubaze, yari yarakize yego, ariko kongera gukorana urugendo yacumbagiraga, kandi igihe cyose azajya kuza gucumbagira. Urwo rugendo rero koko yarutangiye Savari we n'amaguru, ariko n'urugendo rwamaze igihe kirekire kurusha uko yabitekerezaga. Yavuye mu gice cy'iwabo muri Pamplona cy'aba Basque, afata inzira, ariko ahagarara ntiyashobora gukomeza. Agitangira kubera yuko yangaga guhura n'abantu benshi, Papa Adrien sinibuka uwo ari we, yasuye igihugu cyabo, abanza gutegereza kugira ngo azambuke inyanja nyuma. Ariko yaje gutinda ahantu hitwa Imareze, yahamaze amezi menshi cyane, hafi umwaka. Aho rero niho ahubwo yahindukiye noneho. Ari Imareze yashatse guhongerera ibyaha bye byose, yibuza, ahitamo kurya nabi, kunywa nabi, kuryama nabi, kutita ku mubiri we yakundaga, ku musatsi we, ku nzara ze. Arababara, umubiri we arawubabaza koko, arawubabaza. Ariko aho ngaho Mareze ni naho yahuye n'ibishuko bikomeye cyane. Ibimuca ibishuko bimuca intege, bivuga ngo ese ubuzima uzabukomeza kugeza ryari? Cyane cyane ko muri bya bitabo by'abatagatifu igihe yararyamye yasomye, urumva yasomye, ndumva nuza François wasize ubuzima yabayeho bwaramumurikiye cyane, bw'ama inspiration nyinshi. Hari n'umutagatifu Dominico, Dominico abo bose wenda akavuga ati nzakora nkabo, nzagira gute.
yashakaga no kubarusha ati nabarusha ubwo ntabwo yataramenya ko byose bitangwa n'Imana. Ibishuko biraza ibishuko bimuca intege ubuzima uzabukomeza kugera ryari. Akagira igisana yari igishuko gikomeye cyane cyo kwiheba. Yageze aho igihe ashaka no kwiyahura ariko Nyagasani aramutabara. niwe ubitwandikira. Nyagasani Imana aramutabara. Aho ni wamwigishije uko umuntu aba umutagatifu usanzwe muzima. Nibwo Imana yamwumvishije ko agomba ko umutagatifu bitavuga kutarya. Atangira kumva ko agomba kurya, agomba kunywa, agomba kugira isuku, akambara neza ntakabye, akabaho umuntu usanzwe. Imana ikamusanga muri ubwo buzima busanzwe umuntu. Ni experience ikomeye yagize. Nibwo yasanze ko shitani umwanzi wa kamere muntu ishobora no kumusanga no mu isengesho. Ishobora kunyura mu isengesho kugira ngo imushuke. Bikavuga ngo umuntu agomba guhora ari vigilant. Ugomba kumenya ikintu Imana ishaka nicyo ukurikira. Ubwo mbese numva nka kwa kundi umugani ugasanga umuntu avuze ngo n'umubyeyi aronsa agiye kumara iminsi 3 atarya ngo arimo waritegura Pasika. Ni nk'ibyo pe. Ibyo urumva biri bifutamye. Ni nk'ibyo. We ibishuko yagiye agira ni nko kuvuga ngo kwifunga ni ibintu byiza. Gusiba inyama ni ibintu byiza. Kutanywa divayi ni ibintu byiza. Akabyumva gutyo. None yajya kubikora agakabya. Akabura imbaraga zo gukora, akaba yarwara. Kandi Imana ikeneye imbaraga ze kugira ngo igire ibindi bintu ikorera abantu. Nyagasani rero igihe amaze Mareze yagiye amufasha amusobanurira, yumva ko icyangombwa ni ugukora icyo Imana ishaka. Ubutagatifu ni ugukora icyo Imana ishaka. Ko umuntu agomba guhora ashaka kumenya icyo ishaka kandi akagikora. Ubwo rero agendana n'Imana. Ibindi ni ibintu twihangishaho wenda Imana idashaka ko ari izo nzira tunyuramo. Umugani umuntu yakoze gushaka kw'Imana aba yujuje inshingano ze. Iyo twamenya ahubwo kumenya gushaka kw'Imana ngira ngo niho haje ya myitozo ya roho. Ngeze kubona igitabo kirimo imyitozo ya roho cyanditswe nawe. Murabonye ibice bibiri bivuga no mu biganiro twigeze kugirana mwambwiraga ko hari igice cya mbere ndakubura intego ebyiri z'iyo myitozo ya roho imara iminsi 30. Wenda bashaka gucamo ibice byinshi bitewe n'umwanya bafite bagakora imyerero yabugenewe yabyo. Ugasanga ko ikigamijwe ku ndunduro ari ukumenya gushaka kw'Imana ku muntu. Nicyo imyitozo ya roho igamije ibintu bibiri. Icya mbere ni ukudufasha kubohoka. Kubohoka ku cyaha, kubohoka ku ngeso mbi, kubohoka ku bintu bitatujyana ku Mana ibyo ari byo byose. Attachement désordonné zitadushyira mu murongo ugana Imana tukabibohokaho. Icya kabiri rero kigomba gukurikira noneho ni ukumenya icyo Imana ishaka. Wakimenya ukagikora, ukagiharanira, byangwa ukagipfira. Nicyo. Ese padi abantu bose wenda turimo tugeze kuri icyo kiganiro kiganisha ku myitozo ya roho. Ese abantu bose ko babasha kugura nk'ibitabo byabyo kugisoma birahagije cyangwa ibyiza no gukora imyiherero yabugenewe? Mubona icyafasha ari iki? Abantu usanga bavuga ati igitabo cy'imyitozo y'igitabo ariko igitabo kirahari ariko ngira ngo pratique ngira ngo hari niyo itandukanye no gusoma.
ni igitabo cy'imyitozo. Imyitozo ntabwo ari ugusoma gusa, si ugusoma, ni ugukora imyitozo. Icyo gitabo ukuntu kimeze urasoma ukanashyira mu bikorwa. Iyo myitozo rero umuntu ntabwo ayikoresha, uba ukeneye umundi muntu wundi ubisobanukiwe kurusha uwanayikoze, uba koma umutemwa ugufasha kuyikora muganira, akagufasha kugira ngo umenye aho Nyagasani akwerekeza. Ntabwo ari igitabo cyo gusoma, ni imyitozo yo gukora. Biratandukanye cyane. Ikorwa rero ubundi mu byumweru 4, ni nk'iminsi 30, ishobora kurenga, ishobora kuba munsi gatoya, ariko ushobora no gukora imyitozo iminsi mikeya, iminsi 3. Ushobora no kwikora mu buzima busanzwe mu gihe noneho kirekire, nk'iyi tugira communauté de vie chrétienne, bakurikiza imibereho ubuzima bwa Mutagatifu Inyasi, bakora iyo myitozo, ahubwo bayikora mu buzima busanzwe, bikaba byatwara amezi 2, amezi 3, birashoboka. Ariko ubundi cyiza, iyo umuntu afite igihe, umwanya, ni gufata iyo minsi ukayiharira rwose imyitozo yonyine, nta kintu cyo kurangaza. Ariko ikibigamije ibyo byose irangije ni uko imurikira noneho ubuzima bwawe bwa buri munsi. Kugira ngo umuntu wese wagize amahirwe yo kumenya icyo Imana imushakaho, icyo yamuhamagariye kuva yamurema, ngira ngo abagize ihirwe pe, ubuzima bwa roho bwe ngira ngo atangira kubona urumuri rw'icyo asabwa nuko agomba kugikora. Ngira ngo icyo gihe bitangiye kuba clair. Iyo twinjiye muri uwo murongo nyine, gusa detachement abantu barayitinya. Hari umuntu ugeze kuganira nawe n'inshuti yanjye, arambwira ati njyewe mbona ibintu by'Imana kubijyamo ntinya gukabya, ngo Imana itazansaba ibirenzeho ntashoboye. Bagati njye ntinya Imana itazansaba. Mbona abantu bajya kuba batagatifuza cyane, batanga ibitambo bikomeye, reka da Imana izansaba umwana wanjye. Ukagira ngo Imana ni sadike, ukagira Imana irashaka kutwambura ibyishimo. Ugasanga abantu batinya kwinjiramo kugira ngo hato Imana itabasaba ibintu birenze hariya ngo ubushobozi bwabo nk'uko baba bibwira. Abantu babara ubwoba gute iyo detachement, ubwo bwigenge twibuza kugeraho. Imana ni nziza cyane. Reka wenda tugendere ku buzima bwa Mutagatifu Inyasi. Inyasi ari Mareze, yakundaga gusenga cyane, akakurikira amasengesho y'abamonaki, agasengana nabo, akongera agafata nk'amasaha 7 yo gusenga apfukamye, adahaguruka, kandi afite n'ubwo bumuga, agasenga igihe cyose, ijoro n'amanywa. None bigatuma adasinzira, bigatuma ananirwa. Imana rero yamumurikiye, imwereka ko atari amasaha menshi cyane atuma isengesho ryumva, ahubwo ko agomba gusenga. Iyo Nyagasani Imana amusabye gusenga, akajya gukora ibindi nko gusura abarwayi, nko kuganira n'abandi bantu bandi igihe cyabyo. Ubutagatifu ni ugukora icyo Imana ishaka mu gihe cyacyo. Inyasi icyo kintu yagiye akibona kenshi. Ndaguha izindi ngero. Igihe cyageze koko ajya i Yerusalemu, yagiye agenda agerayo bimugoye, ariko yagezeyo. Agezeyo aravuga ati aha hantu nzahaguma, nzahapfira, n'Imana nibishaka. Afata icyo cyemezo kimuvuyemo. Ariko abakuru ba Kiliziya
bayoboraga icyo gice cy'i Yerusalemu basanga atagomba kuhaguma, bibanza kumubabaza, ariko ageze aho yumva ko ari cyo Imana ishaka, akinjiramo rero asubira mu Burayi. Ageze i Burayi atangiye kwiga kugira ngo noneho asobanukirwe bizamufashe kwigisha n'abantu, kwiga bikanga. Kubera iki? Kuko igihe cyose yumvaga ashaka gusenga, yatangira kwiga agatekereza noneho iby'abatagatifu, amasengesho agomba kuvuga n'iki, bigatuma atiga. Yakwiga nabi nyine ntatsinde. Abitekerezaho asanga icyo Imana imusaba ari uguha umwanya uhagije wa ngombwa igihe cyo kwiga, ariko no gusenga akagira igihe cyabyo akiga. Ubundi aho kugira ngo yige akumva agomba kujya gufasha abakene, kuko abakene baba baboroga bababaye, akabiha umwanya munini cyane ku buryo nta mwanya wundi wo gusigaye wo kujya wo kwiga. Yabikora atyo agatsindwa. Kandi Imana yashaka ko yiga kugira ngo azashobore kujya gufasha abandi bantu. Amaze kumva ko Imana ishaka ari cyo ngicyo, n'abakene akabafasha mu gihe cyabyo, ariko igihe gihagije akagishyira hehe? Akagishyira mu kwiga. Kuko ari Imana imushakaho muri icyo gihe. Ni nguko. Ubutagatifu no gukora icyo Imana ishaka mu gihe cyabyo. Ibyo rwose. Ubu ni inyasi. Ariko rero ntiwumve ko gusenga atagaga umwanya. Inyasi yarasengaga cyane. Inyasi yagiraga consolation nini cyane, yashobora kumara igihe kirekire imbere sakramento bitagatifu, asenga, akanezerwa, akagira cya kintu yita consolation sans cause twavuze haruguru, umunezero. Yabaga ari mu gitambo cy'Ukarisitiya, yagiraga wa munezero watumaga arira amarira menshi cyane. Abantu bavuga ko amaso ye yarakobotse kubera ayo marira y'ibyishimo y'umunezero yo kumva akunzwe n'Imana. Nuko ariko rero yagombaga no gufata n'ibyemezo, nta kintu na busa cyashobora kumubuza, nta attachement désordonné n'imwe yemereraga. Yari afite icyo akurikiye rwose. Ntabwo ari ibintu, ntabwo ari yewe ibintu abantu bashima, ese byashyiraga imbere icyo Imana ishima. Nuko Inyasi yarabayeho. Wamanga Imana ibidushoboze twese. Kumenya icyo Imana ishima tugikore, tutitaye ku by'abantu cyangwa ibindi bidafite agaciro biza kutubwira mu mutima wacu. Buriya ngo inzira ni nta yindi, inzira ni uguha umwanya imushyikirano tugirana n'Imana, gusenga, gusoma ijambo ry'Imana. Ariko si ibyo gusa, uwo ni Inyasi. Burya Imana ntabwo ivuga inyuze mu ijambo ryayo ryanditse muri Bibiliya, urumva icyo Imana ivuga ni ugutega amatwi Kiliziya. Kiliziya ni umuryango w'Imana. Inyasi aravuga ngo tubone Imana mu byo yaremye. Chercher et trouver Dieu en toutes choses. Bisaba rero guhora umuntu ari vigila, yiteguye. Imana ishobora kutwigaragariza mu bintu byose, mu byo yaremye byose, mu mateka y'abantu, mu buzima bwa buri muntu wese. Ariko uzi ko ari nk'igihe nanjye gishakisha, hari igihe uba wibaza nk'ikibazo
ugishaka gusobanukirwa kujya kumva padiri niyo mera atanze ukagira ngo yabanje kukureba mu mutima. Ngira ngo Imana ivugira muri iyo meri, ikavugira muri gitabo wasomye runaka kigutunga utaruzi, Imana ikavugira mu kanyoni kakunyuzeho kakakurangaza kakakwibutsa ibindi runaka ngira ngo mugani Imana inyura aho ishaka hose naho Imana itari, Imana ivugira mu muryango wawe, ivuga nkawe w'umubyeyi utega amatwi, ishobora kukubwira inyuze ku bana bawe, ku muryango wawe, ishobora kukubwira icyo ishaka inyuze mu bo musengana, mu bo mukorana, ishobora kukubwira icyo ishaka. Iyo ureba amateka y'igihugu cyacu, amateka y'isi, iyo duteze amatwi Imana ishobora kutubwira ikigomba gukorwa. Kandi iyo umaze kubimenya nibwo imbaraga zo kugikora. Irakira, Imana iraziguha nyine. Iyo yakikweretse yanakigushoboza. Yakikweretse ukemera yakigushoboza. Nigeze kwaza ikibazo kijyanye n'uburyo yashinze la Compagnie de Jésus, umuryango w'abayezuwiti. Ese ni icyo gihe amaze kugaruka i Burayi arimo ava mu rugendo rutagatifu nibwo yatangiye kwegeranya abantu ngo bafatanye urugendo, cyangwa yarabanje gusubira iwabo aratuza hashira igihe? Se ndashaka kumenya ngo umuhamagaro, kumva ko ahamagara rwose gushinga umuryango w'abayezuwiti byaje gute? Ngira ngo byaje buhoro buhoro. Ikintu yari yifitemo nuko yakundaga abantu, yagira experience akumva atayigumana. Akiva rero i Yerusalemu agarutse i Burayi, koko yagiye ashaka de compagnon bajyana asangiza iyo experience ye, experience spirituelle. Bakashomina, bamwe bakagenda abahungu, ariko iyo experience yanayisangizaga n'abadamu. Ntabwo rero igihe yakiga muri Espagne byamukundiye. Yafunzwe kenshi kuko watumvaga ibyo arimo na experience ye. Birangira agiye kwiga mu Bufaransa. Noneho ageze mu Bufaransa ariga koko. Naho rero yahuriye n'abandi bavandimwe nka François Xavier muzi, Mutagatifu François Xavier yabaye inshuti ye, yari umunyeshuri. Nka witwa Pierre Favre nawe ni umutagatifu. N'abandi baba inshuti ze babana muri universite. Ariko rero ikintu cyakoraga mbere ni ukuvuga dore uko Imana yanyeretse, dore umwitozo nakoze uramfasha namwe, nuko akabakoresha iyo myitozo. Noneho bagenda baba inshuti z'amagara. Birangira rero bafatiye hamwe icyemezo cyo kuvuga ko natwe reka tugendere hamwe tujye i Yerusalemu. Ibitabo byabo bagiye kwifashiriza Aziya, yari umuyezuwiti. Umuyezuwiti wo muri babandi ba mbere. Nuko bafata noneho icyemezo bati tugiye i Yerusalemu n'amaguru. Baragenda naho kandi asubirayo acumbagira, ariko egani ntabwo yari umugabo usanzwe n'uburwayi bwinshi. Ariko noneho rero ntabwo bashoboye noneho kujya i Yerusalemu kubera intambara. Hari intambara zikomeye. Noneho bibananiye kujya i Yerusalemu, baravuga bati se turabigira dute? Batereka tujye kwiyereka papa, tumubwire rwose ahagarariye Imana, ahagarariye Yezu Kristo, aho azatwohereza hose, haba mu bihugu bya kure. Icyo gihe isi yabo yahagarariye nk'i Burayi, ahantu bitaga Darizende, nuko azatwohereza Afrika. Ngira ngo niba atarabimenya hose babimbaga ari nko kujya kuri Marisungu. Nuko bagenda kureba papa rero. Nuko papa uriya ni mpamvu abayezuwiti bakorera papa isezerano ryihariye. Baragiye bamubwira icyifuzo cyabo, noneho koko atangira kugenda bohereza aho abona hari ngombwa. Nuko François Xavier yamwohereje hehe? Yamwohereje mu Buhinde. Cyari igihugu gishya.
aragenda ajya mu Buhinde, ajya mu Buyapani, no muri Australia yagezeyo. Nasengeye nigeze kujya kubona katedrale irimo bavuga ko ngo nawe yahageze. Sinzi niyo ntabwo yahageze. Yageze mu Buhinde, ni biriya birwa byaho ngaho. Agera mu Buyapani, yahanyuze agaruka ajya mu Bushinwa, yapfuye yinjira mu Bushinwa. Yoherejwe na Papa. Ariko kimwe n'abandi bitwa ba Rodriguez, abo ba Pierre Favre, Papa yagiye abohereza. Noneho mbere yo kubohereza rero nibwo bavuze ati noneho se kwatajya kwatwohereje turakomeza tube bamwe, tube umuryango umwe. Bafata icyemezo cyo kuba umuryango w'utyo. Ariko noneho Ignace bamubwira ati wowe uzaguma hano, ujye ufatanya na Papa kutwohereza no kubasabira. Nuko umuryango ntabwo twitwa les Ignatiens, twitwa Compagnon de Jésus. Buri wese yabaga yakoze experience yo kuba Compagnon de Jésus. Umusangirangendo wa Yesu. Nicyo ubyumva kundusha. Noneho bose bakavuga ati turabasangira ingendo, turabagenzi ba Yesu. Izina ryabo ni Compagnon de Jésus, Compagnie de Jésus. Buriya izina abayezuwiti ni izina abantu babizi, ijana rirafata. Kubera iki? Kuba bavuga ngo Compagnon de Jésus, iryo zina rya Yesu ryabashaga ku munwa, ku buryo abakristo babumva bavuze ngo niba abandi ni abayezuwiti. Rirafata ubu twitwa abayezuwiti, ariko ubundi au départ twari Compagnon de Jésus, Society of Jesus mu Cyongereza. Wow, ni amateka aryoshye pe. Reka none mutengera no ku musozi w'ikiganiro. Ubusa umuntu wifuza kuba umusangirangendo weza umuryango wanyu n'abasore bashaka ko ari kumva iki kiganiro yanyura he, yabigenza ate, bisaba iki? Ni ukwegera nanone abo basangirangendo ba Yesu, Yesuwiti. Nuko noneho akiga gushishoza mu isengesho, kugira ngo amenye icyo Imana ishaka. Imana niyo ihamagara, Nyagasani Yesu niyo ihamagara abigishwa be. Abashijwe n'abayezuwiti kimwe n'uko yafashwa n'abandi, ashobora kumva koko aho Nyagasani Yesu amushaka aho ngaho. Icyo gihe nahe ubwo araza iyo yabimenye, icyo asabwa nyine ni ukubyakira. Nuko mu Rwanda mufite communauté hagana hehe uretse hano muri Centre Christus Remera? Hano i Kigali dufite communauté urebye ni 3. Hari hano muri Centre Christus nirwo rugo rwa mbere hano muri Kigali. Hari Kibagabaga hariya kuri Saint Ignace. Uretse naho hari urugo harabahaba Yesuwiti. Ngira ngo ni ishuri gusa. Niho baba. Izi ntubazi se? Nzi ko bakorera hariyo ku manywa, kugura bagataha muri communauté runaka. Bani hariya baba. None dufite n'indi communauté uretse ko ubu bacumbitse Ikibagabaga, ni la communauté de la maison provinciale hariya ku Kimironko. Aho ngaha ni Kigali. Noneho tukagira urugo i Butare. I Butare hari urugo twakiriramo abasore bakigaragaza ubushake bwo kuba abayezuwiti. Hamara igihe gitoya biga Igifaransa, ururimi bazakoresha mu novisiya, ariko tuhafite n'ubutumwa. Musenyeri wa Diyoseze ya Butare yadushinze paroisse universitaire. Maison inzu iri kwitaba ibahe? Kwitaba hari. Nuko noneho tukajyana n'urundi rugo Cyangugu, Diyoseze ya Cyangugu, i Kamembe. Narwo urugo rukomeye kuko niho hari novisiya, abatangizi bose niho batangirira. Ariko tuhafite na centre spirituel yitwa La Storta, habera imyiherero yitwa La Storta
bivuga iki? Storota ni ahantu Imana data yabonekeye Inyasi ni Roma, hanyuma ibwiye Inyasi yagiye gusenga abogire iyo vision. Imana data ibwira Nyagasani Yezu, Imana mwana, avuga ngo ndashaka ko uyu nguyu nawe atubera umugaragu. Nuko iyi shusho uzayibona hano muri Chapelle Sainte Christus. Iriya ya Sainte Trinité se? Oya, hano winjiye mwaza kuyibona. Iriya mwirutse iriya pentire nshyashya musige mwahisemo chapelle. Nuko niho rero igizina twarikuye centre spirituel cyangwa yitwa La Storota. Tuhakagira ishuri, imaze kuba ishuri rinini, ishuri ry'imyuga. Donc les jeunes biga ubwubatsi, guteka n'ibindi. Naho hatatu. Ariko mu mashuri mu burere mutanga harimo n'iyobokamana ibyo byose akenshi usanga abantu ikigegezweho ko ababyeyi baba bashaka ngo siyanse, ariko nizere ko mu mashuri yanyu harimo n'uburyo bwo gufasha abana kuyoboka Imana. Animation spirituelle, hari cours ya religion batanga, ariko ukugerageza ubu ngubu, ariko twakira abantu bose. Kuva tugitangira twakira abantu bose mu madini yose, kuko ni uburyo bwo guhuza abantu n'abadahuje amadini, bashobora kubana, bashobora gukorana, bashobora gukorera igihugu kimwe na kiliziya imwe. Saho gusa naho dukora hose, no muri centre nk'iyi Sainte Christus turimo amadini atandukanye, kandi tugakora ibintu byiza. Turabyihatira tukabigerageza, nuko tukabasangiza experience yacu yuko tubana n'Imana, dushyikirana n'Imana, nuko ishobora kubahindura, ariko nabo tubigiraho byinshi, kuko Imana ni imwe kandi ahantu hose. Badi murakoze, ndumva abakora bafite amatsiko kuri Mutagatifu Ignace wa Loyola, murakusobanukiwe kurushaho. Muri description za video ngira ngo turaza gushyiramo n'izindi link zabafasha kubona wenda nk'abavuga abumva izindi ndimi z'amahanga, aho basoma birambuye icyo gitabo cy'ubuzima bwe. Rero ndabashimiye bavandimwe bari gukurikiza kino kiganiro, nakagaruka naho utaha. Reka tuvugire icyarimwe ko bisanzwe tubigenza dusoza ikiganiro cyacu ngo hasingizwe Imana mu bamarayika n'abatagatifu bayo. Hasingizwe Imana mu bamarayika n'abatagatifu bayo. Amen.